Muri iyi minsi aborozi benshi b'inkwavu barimo guhura n'ikibazo kimwe kandi gikomeye, aho inkwavu zirimo kwitsamura cyane, gusohora ibimyira mu mazuru, kurya bike ndetse zimwe zigapfa. Ariko se wari uzi ko hari ibintu bitanu byoroshye ushobora gukora ukagabanya cyane izi ndwara? Kandi se wari uzi ko hari ibimera gakondo bishoboka kuba wakwifashisha dusanzwe tubona tunagaburira inkwavu, dushobora gukoresha mu kwifashisha kugira ngo twongere ubudahangarwa inkwavu zacu mu guhangana n'indwara z'ubuhumekero? Muri iyi video ndakwereka impamvu nyamukuru zitera ibi bibazo, uburyo bwo kubyirinda ndetse n'uburyo bworoshye bwo gukoresha imiti cyangwa se ibimera gakondo. Natagira wumva imiti akagira ngo ni ibintu byatare, ni ibimera gakondo mu rwuri rwawe, muri famu yawe. Komeza rero urebe iyi video kugeza ku musozo kugira ngo utaza gucikanwa n'akantu na kamwe. Aborozi benshi bagiye bambaza baciye mu gikari batese ko inkwavu zacu nk'uko dusanzwe tujya inama zifite ikibazo cy'ibicurane muri iyi minsi. Reka turebe impamvu yabyo. Niyo mpamvu nanjye nakoze ino video kugira ngo tubiganireho, hanyuma twese tubone igisubizo twagerageza kugira ngo mutahomba. Turi hano ku bwanyu Iwacu Connect kugira ngo tubarinde ko mwagwa mu gihombo cya hato na hato. Icyo tuzajya dufashobora tuzajya tukibafasha, hanyuma namwe icyo tubasaba, niba ari ubwa mbere uje kuri no channel yacu, kanda subscribe, hanyuma ujye ubona amakuru ajyanye n'ubworozi n'ubuhinzi. Hanyuma ikindi wibuke gukanda ku kanzogera kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se bajye baguha ubutumwa yuko hari video nshyashya yaje utazajya ucikanwa. Hari abantu benshi batajya bakurikira video zagiye zibanza bakagira ngo iyo nashyizeho uwo munsi niyo yonyine iriho. Hari izindi ziba zarabanjije kuko akenshi za video zanjye ziza ari nk'amaseri. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kukiganira ku kibazo benshi bagiye bambaza, kiri kubabaza aborozi benshi kandi kibahangayikishije muri iki gihe twatangiye cy'izuba. Ni ukuvuga ngo tugiye kwibaza ngo kuki inkwavu zirimo kurwara cyane. Aha nagira ngo buri wese wambajije mu gikari aze kureba iyi video araza kubonamo igisubizo, hanyuma arebe mu ifamu ye arebe uko bimeze, hanyuma nimba hari icyo akosora abe yagikosora. Reka turebe rero impamvu 5 nyamukuru zishobora kuba zitera kino kibazo cyo kwitsamura cyangwa se cyo kurwara imyanya y'ubuhumekero. Impamvu ya mbere ni ihindagurika ry'ikirere. Aha murabizi ikinyabuzima cyose iyo ikirere gihindutse kikigiraho ingaruka, haba ari kubimera, haba ari natwe ku bantu, haba ari no ku matungo. Iyo ikirere gihindutse bitugiraho ikibazo. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi rero hari ibice bimwe na bimwe, ariko urebye ni hafi ya byose, biri gushyuha cyane ku manywa, ariko nijoro hakaza ubukonje bwinshi. Namwe muzabirebe wenda mu gace mugiye muherereyemo mubashe kureba icyo kintu nimba koko namwe gihari. Ibi rero byirihindagurika bituma ubudahangarwa bw'inkwavu bugabanuka. Ni kimwe n'ubwacu natwe n'abantu, ubudahangarwa buragabanuka, ugasanga natwe twarwaye amagripe. N'ubu nanjye ndayirwaye nanjye ndayirwaye rwose. Ni ukuvuga ngo rero iyo ihinduka ry'ikirere ryaje, ikinyabuzima cyose bikigiraho ingaruka. Hanyuma ariko turaza kubona n'uburyo dushobora kubyitwaramo muri ibi bihe nyine bidasanzwe. Impamvu ya kabiri ni umwuka ukonje cyane. Nk'uko nari maze kubibabwira, akazu k'inkwavu kagomba kuba gahumeka neza, ariko ntikabe gafunguye cyane, karangaye cyane ku buryo umwuka ukonje ukomeza gukubita inkwavu. Aha narabibabwiye, nkunda kubibabwira. Wenda hari ababona ibiraro twubaka bakabona biri open cyane, ariko nubwo biba biri open, umuntu uba waje kubikubakira, ikintu aba agomba kubanza kureba
ni ikintu kijyanye n'umuyaga aho uturuka, izuba aho rituruka, imvura aho ituruka, kugira ngo abashe kumenya uburyo ki agomba gushyiramo kwesitara bya biraro. Iyo ibyo bintu rero atabirebyeho, za nkwavu zawe zigihura n'ikibazo gikomeye kijyanye n'ubukonje. Ni ukuvuga rero icyo kintu ni ikintu muba mugomba kwitaho, ukareba nimba ari igipande umuyaga ukunda kuzamo ari mwinshi, nturebeshe imiryango y'inkwavu kuko iba iriho utuyetiriye imbere, ntuyirebeshe mu muyaga mwinshi, ahubwo ugaterayo bogise umugongo kugira ngo wa muyaga ujya ukubite mu rubavu rwa ya bogise. ni uko nguko. ngira ngo bagiye bareba uko twubaka ibiraro, bagiye babibona. Hanyuma reka turebe ku mpamvu ya gatatu, ntago ndi bubarambire. Impamvu nazanye kino kiganiro ni ukugira ngo nuko hari abantu benshi bakomeje kubimbaza, ni ukugira ngo twese dufatikanye, hanyuma turebe yuko twakubirana hakiri kare, kuko turi kujya kwinjira mu gihe nyine cy'izuba gishobora kugira ikibazo ku nkwavu. Niyo mpamvu ibindi biganiro ngira ngo twari tumaze iminsi turi kwiga ku migaburire y'inkwavu, ariko nabaye mbiparitse ho gatoya, ariko indi video yabyo muzayibona muri ino minsi nayo ijyanye n'uko twategura indyo yuzuye y'inkwavu. Reka turebe rero impamvu ya kane ni isuku nke. Aha iyo tuvuze isuku nkeya ni ukuvuga ngo hari igihe nyine abantu batarumva yuko inkwavu zigomba gutandukana n'inkari zazo cyangwa se amaganga yazo ndetse n'amahurunguru. Ugasanga urukwavu ruracyari kubana n'imyanda yarwo, ibi bikamara igihe bikarekamo imyuka yangiza imyanya y'ubuhumekero, ugasanga harimo wa mwuka mubi, kuko ari amaganga narabibabwiye arimo azote nyinshi, kandi rero azote igira umwuka utari mwiza. Ibi rero bituma inkwavu sino kurwara mu myanya y'ubuhumekero gusa, ahubwo n'amaso agira ikibazo, ariho uzasanga uzajya ubona urukwavu rufite amarira mu maso cyangwa se ruhorana nyine ibimyira mu mazuru. Ni ukubera iyo myuka nyine ibi ruzamukiramo ayo magazi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo isuku nke nayo ishobora gutuma habaho icyo kibazo cyo kugira ikibazo cy'ubuhumekero, inkwavu zigapfuna, zikarwara ibicurane. Ndaje turareba ibimenyetso uko by'izi ndwara z'ubuhumekero, kugira ngo byose ngomba kubibereka kugira ngo ujye umenya uko wita ku nkwavu zawe. Mbere yuko tujya ku mpamvu ya gatanu, nagira ngo ngusabe wandike muri YouTube channel, wandikemo Smart Farmers Africa. Nimba kuko ukunda channel yacu n'ibiganiro byacu, jya kuri iyo channel naho ukore subscribe, hanyuma ukore na share. Tunyuzaho ibiganiro naho byiza, nubwo biri mu rurimi rw'icyongereza, ariko wabisharinga nawe ku bandi kandi ukaduha umusanzu wo gukora subscription. Impamvu ya gatanu rero ni imirire mibi. Inkwavu zitabona indyo ihagije zigira ubudahangarwa bukeya ku ndwara. Ibi ngibi musanzwe mubizi rwose, nagiye mbibabwira kenshi, ni nabyo tumazemo iminsi turi kwigaho ku kijyanye n'imirire y'inkwavu. Ngira ngo tumaze igihe tubiganiraho rwose, murabyibuka. Ni ukuvuga rero ikintu kiba kigomba kwitabwaho harimo rwose imirire myiza, mu gihe n'inkwavu zifite ikibazo cya crise cyo kurwara, ziba zigomba kurya neza. Ibyo rero ni ukuvuga ngo icyo kintu rwose ni ukucyitaho. Icyo rero iyo nkivuze ku kijyanye n'imirire, mpita ngihuza n'icyo bita stress. Burya urukwavu rufite akazu karwo kari mu kavuyo, kari ahantu hahora urusaku, rugira stress, bityo rwagira stress rero bigatuma nyine urwo rusaku rutuma za nkwavu ziba stress, hanyuma ugasanga ntago zirya neza, hanyuma ugasanga zihora ziri stress, ubudahangarwa bwazo bukagahita bugabanuka. Ibyo rwose bihita bigendana. Niyo mpamvu nyine inkwavu ziba zigomba kuba
ahantu hihariye hazo honyine nibwo ziba zibayeho zitekanye. Hanyuma ikindi nagira ngo tuganireho nyuma yo kubona izo mpamvu uko ari 5 ni ikijyanye n'ibimenyetso ugomba kwitondera. Nubona ibyo bimenyetso ugomba kugira amakenga ugatangira kwita ku nkwavu zawe. Nimba ubona urukwavu ruri kwitsamura kenshi, urwo rukwavu rwiteho cyane. Nimba ubona urukwavu ruri gusohora amazi cyangwa ibimyira mu mazuru, urwo rukwavu menya ko rufite ikibazo. Nubona amaso arimo imyanda cyangwa se arimo ararira cyangwa se arimo twatuboro twatuntu tw'umweru cyangwa tw'umuhondo tumeze nk'amashyira, urwo rukwavu menya ngo rufite ikibazo. Nimba uri kubona ruri guhumeka nabi, ruhumeka cyane isigane, urwo rukwavu menya ngo rufite ikibazo. Nimba ubona urukwavu rwawe ruri kurya bikeya rwigunze, urwo rukwavu menya ko rufite ikibazo. Nimba ubona ruri kugabanuka ibiro, urwo rukwavu rufite ikibazo. Hanyuma rero reka turebe uburyo 5 bwo kwirinda ibi byose tubonye. Muri ubu buryo 5 urarebamo ubwo utajya gukora, hanyuma urebe nimba wabugerageza. Nimba bwose utajya kubukora, uze no kutwandikira no muri comment utubwira ati ibi najyaga mbikora cyangwa se ibi ngibi ntabwo najyaga mbikora. Hanyuma dukomeze twungurane ubumenyi. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha icyo nakubwira nuko cyo wahita witondera ugahita ukora byihuse, nuko ugomba gusukura akazu k'urukwavu buri munsi. Uko niko ugomba kuzirinda. Ugomba kugasukura buri munsi, kakaba gafite isuku, hakaba humutse, hakaba hameze neza. Ukahirinda amazi ahahora aretse cyangwa se aretse ku mpande zaho, kuko amazi aretse ku mpande zaho nayo azana ibindi bibazo by'izindi ndwara cyangwa se ibindi imibu cyangwa n'ubundi busimba bw'ubukoko bushobora kwanduza inkwavu. Hanyuma ikindi ntimenye yuko ugomba kuziha indyo yuzuye. Indyo yuzuye narayibabwiye, tuzagenda tuyirebaho neza gahoro gahoro, kuko ni inzira ndende. Nkuko nawe babwiye, inkwavu zirya ibyatsi byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu tuzajya tugenda tureba bike by'ingenzi tugomba kuba dufite hafi yacu. Ikindi cya 3 rero ugomba gukora ni ukuziha amazi meza. Nyuma yo kuziha ibiryo byiza, uba ugomba no kuziha amazi meza buri munsi. Abakibaza ngo inkwavu ntizinywa amazi, ndabibutsa yuko rwose icyo cyo twaragikemuye. Abantu benshi barabisobanukiwe, abantu benshi bazi uko inkwavu zinywa amazi rwose. Hanyuma rero mu gihe wabonye bya bimenyetso nababwiraga, ugomba guhita utandukanya inkwavu zirwaye n'izitarwaye. Ariko ngira ngo aborozi benshi tujya tuganira, murabizi ko urukwavu ruba mu gakeji karwo. Kereka babana wenda bari kumwe na nyina bacutse cyangwa se bamaze gukura, watandukanyije, bashobora kubana ari 2 cyangwa se 3 bitewe n'ingano y'ikiraro. Ariko ubundi urukwavu rwakagombye kuba ari rumwe, kugira ngo kuba ruri rwonyine mu kazu, kugira ngo wirinde isakara ry'indwara no kuba wabura inkwavu nyinshi icyarimwe. Kuko iyo ari rumwe zibana ari nyinshi, rumwe rukarwara rwanduza urundi. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi. Ikintu noneho kijyanye n'indwara z'ubuhumekero natwe abantu turanduzanya. So rero ni byiza yuko urukwavu ruba mu kazu ka rwonyine. Icyanyuma rero njya nkunda kubabwira, kandi nta gihe ntazakibabwira mu gihe tukiri muri uyu mwuga, ni ugukomeza gukurikirana ubuzima bwazo bwa buri munsi. Ukabukurikirana ukareba za nkwavu zagize ikibazo zimeze gute. Reka rero mbaha akantu gatoya gashobora kuba kagufasha mu kuzirinda
cyangwa se no kuzongerera ubudahangarwa. Ni ukuvuga ngo ni utuntu tw'udutipusi dutoya ushobora kuba wakoresha tw'uburyo busanzwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha nakugira inama y'uko ushobora gufata amababi y'umuravumba makeya, warangiza ukayatogosa mu mazi makeya. Nimba wenda narabibabwiye, narabiberetse muri video nakoze y'uko ushobora kwifashisha ibimera gakondo. Ushobora gufata amababi yuzuye mu gipfunsi, ushobora gufunga mu gipfunsi ukayacanira muri litiro ebyiri hagati y'ebyiri n'eshatu z'amazi, hanyuma ukabitogosa kugira ngo nyine wa muravumba ukore neza. Wamara gukora ukabireka ugakonja, hanyuma ukagenda uwuvanga na ya mazi n'ubundi dusanzwe tuziha zikagenda zinywa. Narababwiye zitaramenyera kunywa amazi ushobora kuzihesha serenge, narabiberetse. Nuba rero aya mababi y'umuravumba murabizi natwe aratuvura. Umuravumba uvura indwara z'ubuhumekero. Ahangaha rwose biba ari sawa, rwa rukwavu rwongereye ubudahangarwa, kandi noneho no ku ndwara z'ubuhumekero cyoroheje. Iyi recipe ishobora kugira iki ifasha. Akandi kantu njya mbabwira umuntu yakagombye kujya akora, niyo wajya ubikorera rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru, buriya uburinze inkwavu. Fata amababi y'umubirizi meza, hanyuma uyakataguremo uduce cyangwa se uyumishe uyavange na za peleti ugaburira inkwavu, cyangwa se ukaba nyine wayatogosa nabwo nka kuriya k'umuravumba, ukaza kuyavanga muri ya mazi tugaburira inkwavu. Ibi rero bishobora gufasha mu kongerera inkwavu ubudahangarwa, cyane cyane ko umubirizi twarawubonye uvura inzoka n'ibindi byonnyi byo mu nda, kandi natwe turabizi ko ari umuti mwiza. Utwo ni tumwe mu two ushobora gukoresha dutandukanye, dushobora kugufasha mu kurinda inkwavu zawe. Aha rero icyo nakubwira cyitonderwa cy'ingenzi ni uko ni ngombwa kumenya ko iyi miti cyangwa se ibi bimera gakondo mbabwiye bikoreshwa cyane cyane mu gukingira no mu gufasha umubiri guhangana n'indwara. Bifasha muri ubwo buryo. Hanyuma iyo rero inkwavu zifite nk'ibimenyetso bikomeye nk'umuriro mwinshi, guhumeka nabi, cyangwa se ukabona ruri gukomeza kuremba, ni byiza kwegera veterineri kugira ngo akugire inama ubundi bufasha, cyangwa se undi mu mworozi wabigize umwuga ubisobanukiwe neza akaba yakugira inama. Hanyuma rero mbere yo gusoza, ubaye utarakora subscribe yikore kugira ngo uzakomeze ubone video zizakurikira, hanyuma usimbukire kuri Smart Farmers Africa kugira ngo naho udufashe kuri subscribe. Bakunzi rero ba Iwacu Connect, ihindagurika ry'ikirere riri kugira ingaruka nyinshi ku bworozi bw'inkwavu, ariko iyo twita ku isuku, imirire no gukoresha uburyo bwiza bwo gukingira, dushobora kugabanya cyane igihombo. Ntago warinda urupfu, ariko nibura wenda impfu zishobora kujya ku kigero gitoya. So mumbwire rero ibitekerezo byanyu muri komenti, mutubwire ese mu gace k'iwanyu inkwavu nazo zirimo kurwara ibicurane, mwebwe bimeze bite? Abantu ba Burera, abantu ba Musanze, ba Gicumbi, abantu baherereye Rusizi ndetse Nyamasheke ndetse na Ngororero, bimeze bite? Mumeze mute? Namwe iki kibazo cyabagezeho? Mwese nubuhe buryo muri gukoresha muzivura cyangwa muzikingira? Mutubwire hano muri komenti, tusangire ubumenyi. Nimba kandi iyi video rwose kugiriye akamaro, yisangize n'abandi. Murakoze cyane, tuzongere guhura mu yindi video izakurikira y'inyigisho za Iwacu Connect zirimo ubuhinzi n'ubworozi bya kinyamwuga. Turi kumwe rero, hari byinshi tubabikiye, ngira ngo ubushize twahoze tuvuga ubwatsi bw'inkwavu butandukanye, bumwe kuri bumwe, ariko igiye gukurikira tugiye kureba uburyo twategura noneho indyo yuzuye y'imirire y'inkwavu dukoresheje ibyatsi, cyane ko ibyo mu ruganda byo babizana nyine byujuje
intungamubiri, niko batubwira, byujuje intungamubiri zose zikenewe ku rukwavu n'amavitamine. Ubwo rero niyo mpamvu tuzakomeza kureba twe dukoresheje ibyatsi, ni ibihe byatsi by'ingenzi twakwitaho bifite izo ntungamubiri nziza zituma inkwavu zikura vuba. Turi kumwe rero, tuzakomeza tujye tubagezaho ibiganiro byiza, niyo ntego yacu ya Iwacu Connect. Stay tuned.